Umaze igihe wibaza aho indwara zo mu kanwa zihurira n'ibindi bice by'umubiri? Waba uzi ingaruka ushobora guhura nazo se mu gihe waba ufite iryinyo ryacukutse ariko ntubashe kuryivuza ku gihe? Ese wari uzi ko kuba ufite iryinyo ryacukutse bishobora gutuma umwana agwingira cyangwa bigatuma upima ibiro bikeya? Nkundira nkumare amatsiko mu minota itarenze 10 yonyine. Gira ubuzima wowe udukurikira umunsi ku munsi aho uherereye hirya no hino ku isi. Ndizera ko umeze neza, ndizera ko umwaka ukomeje kukugendekera neza. Niba kandi utameze neza ihangane kandi ukomere, ejo bizamera neza. Kubaho nicyo gishoro. Nk'ibisanzwe aha ni ku isoko y'ubumenyi buzima, niho tuguha ubumenyi buzima ukagira ubuzima buzima. Njye ndi Fidel nk'ibisanzwe, ni njye muganga wawe w'amenyo. Uyu munsi ngiye kukubwira ingaruka ushobora guhura nazo mu gihe waba ufite iryinyo ryatobotse ariko ntubashe kuryivuza. Reka tuvuge ku ngaruka 3 z'ingenzi ushobora guhura nazo mu gihe waba ufite iryinyo ryacukutse ntubashe kuryivuza. Mu gice cya mbere cy'ingaruka ziterwa no gucukuka amenyo, twavuze ku ngaruka zigaragara ku gice cyo mu kanwa ndetse n'ibice bihakikije. Uyu munsi mu gice cya kabiri ngiye kukubwira ingaruka ushobora guhura nazo mu gihe waba ufite iryinyo ryacukutse ariko ntubashe kuryivuza ku gihe. Izo ngaruka akaba ari ingaruka zifite aho zihuriye n'ibindi bice by'umubiri bitari mu kanwa. Ingaruka zishobora gukwira umubiri wose cyangwa zishobora kugera ku kindi gice cy'umubiri kitari akanwa. Ingaruka ziterwa no gucukuka amenyo zikwira umubiri wose zigabanyije mu bice 3 by'ingenzi. Igice cya mbere harimo kwiyongera kw'indwara mu mubiri. Igice cya kabiri hari ingaruka ku mirire no ku mikurire y'umuntu. Igice cya gatatu hari ingaruka ku bwonko ndetse no ku mitekerereze. Ngiye kuzisobanura mpereye imwe kuri imwe. Ingaruka ya mbere, kwiyongera kw'indwara mu mubiri. Nk'uko twabibonye, indwara yo gucukuka amenyo ni indwara iterwa na bagiteri. Kandi twabonye ko iryinyo, mu bice bigize iryinyo harimo igice kigeramo amaraso. Ayo maraso agera mu ryinyo aba yaturutse mu mubiri, mu bindi bice by'umubiri. Byumvikana ko rero amaraso nanone yongera agatembera akava mu ryinyo, akongera agatembera agaca mu mutima, agasubira mu bihaha, akazagaruka mu mubiri nanone mu bindi bice bitandukanye. Ni ukuvuga ko iyo iryinyo ryacukutse rikagera mu mutima w'iryinyo, bishobora gutuma infection cyangwa za bagiteri zigenda mu maraso, zikaba zajya guteza ibindi bibazo mu bindi bice bitandukanye by'umubiri. Harimo nk'indwara z'umutima, iz'ibihaha ndetse n'indwara zo mu ngingo, cyane cyane aho amagufwa ahurira nko mu nkokora, mu mavi ndetse n'umugongo. Icyo gihe rero bitewe n'ingano ya bagiteri ziri mu kanwa kawe, bishobora gutuma hari ibindi bice bishobora kugaragaramo bagiteri zisa n'iziri mu kanwa, zikaba zateza izindi ndwara mu mubiri, cyane cyane iz'umutima ndetse n'iz'ibihaha. Izindi ndwara ikunze guturuka ku kurwara amenyo yacukutse, ishobora nanone ziriya bagiteri zitera amenyo yacukutse zishobora guteza ibibyimba byo mu bwonko. Ibibyimba byo mu bwonko bishobora kuzarangira bikuviriyemo n'urupfu, kubera ko ubwonko burya ni moteri. Moteri iyo bugize ikibazo, umubiri wose uba ufite ikibazo, hamwe n'umutima. Umuntu abizi ko umutima nawo uramutse uhagaze,
n'umuntu ntiyaba agihagaze. Mu gihe rero iryinyo ryacukutse ntiribashe kuvurwa ku gihe, biba rishobora guteza infection zo mu mubiri binyuze muri rya tembera ry'amaraso, bikaba byatuma hari n'ibindi bice bishobora kurwara izo ndwara ziterwa na bagiteri imwe isa n'imwe itera indwara yo gucukuka amenyo. Ku mugore utwite nk'uko twabibonye, izi bagiteri zitera iryinyo gucukuka iyo zatangiye gukwirakwira zikarenga zikava mu ryinyo zigafata no ku bindi bice bikikije amenyo nk'ishinya, bishobora gutuma hari izindi bagiteri zuririraho zitera izindi ndwara zo mu kanwa, cyane cyane rero nko ku bagore batwite, mu gihe ashobora kuba afite iryinyo ryacukutse ntaryivuze neza bitewe n'ikigero rigezeho n'uburyo rirembye, bishobora gutuma abyara umwana udakuze cyangwa akabyara imburagihe, akabyara igihe kitageze. Ibi bituruka kuri za bagiteri zishobora gutembera mu maraso zikaba zagera aho zidisitabinga imisemburo ituma umwana akura neza mu gihe ari mu nda ya nyina. Icyo gihe rero bikaba bishobora gutuma umwana avuka afite ibiro bikeya cyangwa se akavuka igihe kitageze, bitewe n'igihe iryo ryinyo ryarwariye n'igihembwe umugore arimo. Aha ngaha iyi ngingo tuzayigarukaho cyane cyane nitugera ku ndwara y'ifumbi, tuzayivugaho cyane. Ku muntu rero usanganywe izindi ndwara nka diyabete cyangwa indwara z'umutima, iyo ufite amenyo yacukutse bishobora gutuma izo ndwara kuzigenzura bigorana, bikaba byatuma ziba mbi kurushaho cyangwa ziteza ingaruka zitandukanye. Icyiciro cya kabiri, iryinyo ryatobotse ntirivurwe ku gihe rishobora gutuma umuntu agira ibiro bike cyangwa umwana akagwingira kubera yuko aba atabasha kurya neza, kubera uburibwe ntabasha kurya, akaba yamara igihe runaka atarya, bigatuma umubiri we utagira intungamubiri zihagije byamuviramo no kugwingira, cyane cyane ku bana bakunze kurwara amenyo bakiri bato cyane. Icyiciro cya gatatu, ingaruka zo gucukuka amenyo zigera ku bwonko ndetse no ku mitekerereze y'umuntu. Bitewe n'ububabare bw'igihe kirekire ushobora guterwa n'iryinyo ryatobotse, bishobora gutuma umuntu ahorana stress kubera kudasinzira igihe gihagije. Ibyo bikaba byatuma umuntu agira umushiha ukabije ndetse na depression, bikaba byatuma ku kazi kawe umusaruro watangaga ugabanuka. Ibi kandi bishobora gutuma umwana kubera gusiba ishuri atabasha gutsinda neza ndetse ntanagire ubushobozi buhagije bwo gufata ibyo yize, bikaba byatuma performance yiwe mu ishuri igabanuka. Kubera gukuka amenyo menshi bigeraho noneho amatama agahombana, ukazajya ubona ameze gutya, bikaba byagutera ipfunwe mu bandi, ukaba wumva utisanzuye, nta cyizere wifitiye mu gihe uri mu bandi. Iyo rero ni nayo n'ingaruka igera ku mitekerereze y'umuntu, kuko kugira ngo ugire confidence mu bantu bituruka mu bwonko. Ingaruka zo gucukuka amenyo rero kandi ntabwo zigarukira aha ngaha gusa. Gucukuka amenyo ntiwivuze hakiri kare bishobora kurangira bibaye umutwaro ku gihugu, kuko bitewe na za ndwara twabonye ryakwirakwira ry'amabagiteri mu mubiri bishobora gutuma urwara izindi ndwara zishamikiyeho. Ibyo bituma igihugu gikenera ubushobozi buhambaye kandi buhenze bwo kuvura za ndwara zaturutse kuri ya ndwara yo gucukuka amenyo,
kandi izo ndwara zakabaye zirindwa. Ibyo rero bikaba bishobora kuba umutwaro ku gihugu, ndetse bikanatuma igihugu gitakaza amafaranga menshi mu kuvura izo ndwara zaturutse mu gucukuka amenyo. Ubwo ndavuga nk'igihe warwaye iryinyo ntiwivuze, bikagera aho haza complication, bikaba byaba ngombwa ko ugira ikibyimba cyo mu bwonko kugira ngo bazakibage. Ni ubushobozi bw'igihugu, bisaba materiel zikomeye, ndetse nawe biraguhombya kuko bisaba amafaranga menshi udashobora kubona wowe ubwawe, bikaba ngombwa ko igihugu cyintervenamo, ndetse byaba ngombwa bigasanga ugiye kwivuriza hanze y'igihugu kubera ko igihugu cyawe nta bushobozi gifite bwo kuvura iyo ndwara. Birumvikana ko rero kwirinda ni ibintu bikomeye. Ubwo ndavuga izi ni indwara ushobora kwirinda mu buryo ubwo aribwo bwose, ukazarinda usaza ntahuriye nazo. Ariko kandi iyo utabashije kuzirinda ku gihe, zishobora kuguteza izi ngaruka zose twavuze, zifite aho zihuriye n'ibindi bice by'umubiri, ndetse n'izo twavuze muri part 1 ivuga ingaruka zishobora kuba mu kanwa ndetse n'impande y'akanwa. Ndagushimiye rero ukomeza kudukurikira, nizere ko wamaze gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo uzajye ubona ubumenyi bwacu ku gihe, ubone video zacu ku gihe, ntucikanwe. Niba utarayikora rero, iki ni cyo gihe cyo kuyikora kugira ngo nawe winjire mu muryango w'ababona ubumenyi buzima butuma ugira ubuzima buzima.